Tubahaye ikaze nanone mwebwe mukomeza kudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Imana ibaho umugisha, ushobora kudukurikiye utameze neza ariko Imana iri kumwe nawe, ntiwihebe, ukomeze uyizere. Mu cyumweru gishize urubyiruko rwa Harvest Bible Fellowship Rwanda rwari rufite amahugurwa yabereye i Kigali, aho urubyiruko rwahuye n'urundi rubyiruko hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'iki gihugu, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse no Burundi, Congo n'abari baturutse muri Canada. Byari ibintu byiza cyane, byari bimeze neza cyane. Sibyo gusa kandi mu isozwa ry'icyo cyumweru cy'amahugurwa habaye igiterane cyangwa igitaramo cyo kuramya Imana no guhimbaza, aho urubyiruko rwari rwishimye rushima Imana. Icyo giterane cyari gifite intego ivuga ngo gushinga imizi muri Kristo we mahoro yuzuye. Kolosayi igice cya 3 ku murongo wa 15. Cyari igitaramo cyiza cyane kandi cyari kitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, urubyiruko ndetse n'abakuru bazaga kumva cyangwa se guhura na Kristo kugira ngo barusheho gusabana nayo. Cyari kirimo ibintu bigiye bitandukanye, ikinabutumwa bakunze kwita ikinamico n'ibindi bigiye bitandukanye. Hope bakomeza. Bari bakoze amatsinda atandukanye kugira ngo buri umwe mu mpano ye abashe kuramya Imana, kandi ayo matsinda n'ubundi niyo bazakomeza kugira ngo bya bindi byakuwe mu mahugurwa babone uko babisangira nk'urubyiruko rwose, ari abari bahari cyangwa abari badahari, kugira ngo byose bikorwe neza kandi muri gahunda. Nk'uko mwabibonye rero, abari bahari hari ababyina imbyino za gakondo, imbyino dukunda kwita danse moderne, hari abakina ikinabutumwa nk'uko yabivuze. Urubyiruko rwari rwiganyejemo amatsinda atandukanye kugira ngo buri umwe mu mpano ye abone uko aramya Imana, kandi ayo matsinda bakoze niyo bazakomeza gukoresha kugira ngo bya bindi byakuwe mu mahugurwa babone uko babisangira cyangwa babone uko babisangiza abandi. Sibyo gusa, n'ubundi habaye n'igikorwa cyo gutanga amaraso. Murabizi ko gutanga amaraso n'ubuzima. Cyari igikorwa cyitabiriwe cyane rwose, abantu bamaze kumenya agaciro cyangwa se uburemere buri mu gutanga ubuzima hakoreshejwe kwitanga amaraso. Igiterane cyasojwe n'umuvugabutumwa Pastor Gibbs, aho yahuguraga urubyiruko n'ubundi arimo kubibutsa bimwe mu byo bavuganye cyangwa mu byo bahuguwe: gukorera hamwe, urubyiruko kwigirira icyizere, gukora imirimo itandukanye ibinjiriza cyangwa izana inyungu, ariko iyo mirimo ntitume bava mu rusengero cyangwa ngo bareke gukorera Imana, ahubwo iyo mirimo bakorera hanze izana inyungu kuri bo bakayizana bakayikorera no mu nzu y'Imana kubw'icyubahiro cyayo. Kandi yakomeje anabahugura abibutsa ko ntawe ugomba guhinyura ubusore bwabo, nk'uko Paulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere yamwandikiye ibice 4 ku murongo wa 12, aho yamubwiye ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo uw'icyitegererezo mu byo ukora, mu byo uvuga. Bya bindi byose byanditse muri Bibiliya muze kuhasoma, handitse amagambo meza yo guhugura ariko anatanga imbaraga, cyangwa bya bindi mu zindi ndimi dukunda kwita inspiration. N'amagambo meza ashobora kwinspira umuntu mu gukora ikintu cyiza. Yasoje abasengera, abasabira umugisha, ariko ameze nk'urimo no kubarahiza, biyemeza ko bazakomeza gukorera Imana, kandi bakaba ari abantu bazana impinduka muri sosiyete cyangwa aho baba mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndetse nicyo kibandwagaho cyane, ko ari abantu bagomba gukora bagakorera Imana kugira ngo ihabwe icyubahiro, ariko bakaba ari abantu bazana impinduka mu isi kugira ngo abantu benshi bamenye Kristo, abantu benshi bamenye urukundo Imana yakunze abantu benshi bamenye imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana, binyuze mu rubyiruko, binyuze mu mbaraga z'itorero, binyuze mu mbaraga z'igihugu nk'uko dukunda kubivuga. Ndumva rero byari ibyo ngibyo, harimo ibintu byinshi ntago tubivuze byose. Mujye mukomeza mudukurikire kugira ngo dukomeze dusangire ibyiza Imana iba yaduteguriye. Turabakunda cyane, Imana ibahereza umugisha.